Ni mu nshamake byumvikane ko ushyigikiye umuco wo kuragura no kuraguza kuko urawushyigikiye cyangwa ntabwo ushyigikiye kuko impamvu mushigikiye hariya twavuze ngo ubwamu bwiru n'ubutambyi ni ukuvuga ngo ubwiru ni mu buryo bwa gihanga ni ubupfumu aribyo bita gupfumura ibintu mu yandi magambo y'igero tukavuga ngo guhishura ibihishwa ariko idini ngenderaho nk'umuco ari nayo abanyarwanda twese dusangiyeho niyo yonyine ari nayo ishingiye ku muco umwuka umukamere gakondo y'Imana isoko inkomoko muri karande y'umuntu yakaremano twaremanywe ariwe kami k'Imana uyu munsi turimo dukeza ari nawe ugize kamere kazi ka muntu ariwe tubona muri by'abarakanyarwanda ngo hano turi kuri ya ngoro y'Imana ikaba n'ingoro y'igihugu igizwe n'inkongoro y'amata ijambo ry'Imana rigize umurage w'iby'Imana yaturaze isanduku y'isezerano ikaba ingoro y'igihugu noneho hano iki ni ikirangantego kigize umuco w'amateka y'abanyarwanda twasangiye twahuriyeho ugizwe n'ibizima bine hari ingoma hari inanga y'amahoro hari intebe y'inteko gihanga yahereyeho ubutwara rimwe mu ibara ry'icyatsi hari n'intango gahuzamiryango abanyarwanda basekuruzagaho mu gihe cyo gusangira ubumwe bwabo bari bafite muri icyo gihe ari nabyo byabarangaga mu butwari bari bafite bagasangira bagahurira ku ngingo zose. Bakunzi ba Katikati Media twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kandi dushimira buri umwe wese wakoze subscribe, share na comment kuri YouTube channel yacu. None nkuko mubizi tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umusaza ugiye gutangira twibwira. Mwatangira mutubwira amazina yanyu? Nitwa Nizeyumukiza, umuhanzi w'amateka Mahame Yohani. Yohani ukaba mu by'ukuri utubwiye ko ngo uri umwanditsi w'amateka? Nditsi rwose ndi umwanditsi kuko ibi nabitangiye muri 87. Muri 87 ushesha kanguye koko urakuze. None waba wandika kubirebana n'iki? Kubyerekeranye n'iki? Twandika ibirebana n'umuco w'amateka by'umurage bya gihanga dushingiye kuri Kiru, Gahima, Gaheza, Gahigi, Gahindiro, Karema, Kavuna, Karyankuna. Abo ni hose. Ako kantu wakansubiriramo gake mwandika dushingiye ku murage umuco w'amateka bya gihanga. Kairu, Gahima, Gahigi, Gahindiro, Karema, Kavuna, Karyankuna aribo bakurambere bacu. Abo se muri make ni bande? Abakurambere na abanyarwanda babayeho mu gihe cya mbere z'u Rwanda na abakurambere bacu gihanga ni sogokuruza Kiru, Gahima, Gahigi, Gahindiro na abakurambere imfura z'u Rwanda ari nabo basize aya mateka y'ubutware duhagazemo uyu munsi kubera imigenzereze yabo myiza gihanga yabaraze nabo bakayiraga iki gihugu ari naco duhagazeho ku uyu munsi mu murage w'ubutumwa ubutore n'ubutwari byabarangaga. Ndumva rwose ku bintu by'amateka mubizi kandi mubisobanukiwe cyane, ariko ndibaza ku mateka se hari nk'igitabo wenda watubwira waba waranditse cyangwa ayo mateka utubwira ko wanditse aboneka te cyangwa wayanditse hehe? Ubu ni ukuvuga ngo nkimara kwerekwa uwo mwanya muri 87 twarakomeje turandika dufite ibitabo byinshi na n'ubu hari byo twitwaza biriho amashusho aranga umuco w'amateka by'umurage bya gihanga turabifite ari nabyo twiteguye gutambukirizaho ubutumwa muri iyi minsi y'ibihe by'ibiza n'ibyorezo kuko bifitanye impamvu n'isano kwako gaciro k'umuco n'umurage twatakaje ku murage bya gihanga.
none urimo urahuza umuco, umurage bya gihanga ukanabihuza ndetse n'icyorezo. Ese harimo ihuriro gute, harimo isano gute? Ari icyorezo turiho ubu ngubu nicyo uvuga cyangwa ni ibyorezo byashize? Ni ukuvuga ngo dushingiye ku mugambi w'ibyahishuwe bikerekanirwa mu Rwanda ndetse no ku mahanga yose, tukimara kubyerekwa ari nabyo twahise twandikiraho kugeza na n'uyu munsi, aribyo turimo kwitegura kugira ngo dutange ubutumwa noneho bubinteguza ku mateka y'abanyarwanda batandukanye, dukangura imitima y'abanyarwanda tubereka aho twayobye inzira, aho tugomba nanone kongera tukayoboka umurage w'ihanga rya gihanga, noneho tukagarurira agaciro Imana umurage, tukubaka kuri urwo rufatiro. Aho uratuma mpita nongera kugaruka ku kibazo ngira nti ese iryo uratubwira ngo mweretswe, tuzi ko hari abarokore bajya berekwa mu masengesho bakerekwa ibitandukanye, ese mweretswe nande, mweretswe mu buhe buryo? Ngira ngo nkimara kuba muri uyu mwanya w'igihe kirekire nkacishwa bugufi, nkemerera Nyagasani akanyobora, urugamba rwa mbere twamaze kwerekwa intambara ya RPF, mu gihe gitoya mbimenyesha Perefe Rucago Boniface Musangi w'igihe ari depite ku bwa Habyarimana. Mu gihe gito intambara birateye, yaje kubimpamiriza iwacu ahitwa mu Kanigo, anyita ko ndi umuhanuzi hakurikijwe kuko ibyo namubwiye byari bimaze gusohora, arimo kutubwira ati dore intambara yateye, amashaka yahagurutse, none mu Rwanda urw'intambara hato mutarwana urw'amabuye mwitwaje ayo mashaka yamaze guhaguruka mu gihe. Aho nongera kukubaza ikibazo ngira nti ese uko kwerekwa cyangwa ubwo buhanuzi buza mu buhe buryo? Ubundi iyo wemereye Imana mu kigeragezo cyayo, ubundi marayika ni nawe umwungeri muzima w'ingenzi uduhishurira ibyo byose, none hagahuza n'umwuka wera, ingabire Imana yaduhaye, kuko twamaze guhishurirwa na marayika, ariko twongera duhishurirwa mu buryo bw'umwuka, kugira ngo tubone uko byose bifatanya, kugira ngo tubone amateka y'uko twandika. None se dusanzwe tuzi wenda iby'umwuka, ariko se ni wa mwuka w'abarokore tuzi? Ni umwuka mu kamere gakondo, isoko y'Imana, inkomoko biri muri karande ya muntu karemano, kami k'Imana, kazi ka muntu, kwibara kandi kanyarwanda, kandi kubw'ihanga u Rwanda arimo habura impabe zahabye, ikabohora imbohe ziboshwe, igahumura impumyi zihumye, ikazibura inzibe mu myumvire, igakangura imbaga y'Imana umwami kubw'umuryango n'umurage mwiza w'umwe n'ubwiyunge n'ubwuzanye, kubwigenge bw'ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko muze ndumva utoroshye ku bisigo, ku kinyarwanda cyimbitse rwose, ni ibintu benshi tutakibona cyane. Ariko se nakwibaza, wemera ubundi Imana ye? Nemera Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru yo yaremye umuntu, ikabumbabumba, igahangahanga, ikimara kurangiza kubumbabumba umuntu, irongera iramwongorera, imuha umwuka, imuremesha umwuka, ariyo wa mukamere gakondo y'Imana, isoko, inkomoko ku Mana, ku mwami, ku muryango n'umubyeyi, maze irangira uremesha muntu, imaze kumuremesha abaho nk'umuntu. Nuko kubw'uwo mwuka ni uyu duhumeka, ari nawe ujanye na rya jambo umurage w'ubumwe bw'abanyarwanda rwuzuye, kuko n'iryo jambo nta n'irindi. None se muri make waravutse, habagaho imihango yo nko kubatizwa, gukomezwa n'ibindi, cyangwa se no mu madini atandukanye, ubundi waba usengera hehe niba usenga Imana? Ubundi njyewe itorero ryanjye nkiri umwana muto, kujijuka kwanjye najijukiye mu Bagatolika, niho naboneye umusaraba, ariko idini ngenderaho nk'umuco ari nayo abanyarwanda twese dusangiyeho, niyo yonyine ari nayo ishingiye ku muco, umwuka, umukamere gakondo y'Imana, isoko, inkomoko muri karande y'umuntu, yakaremano twaremanywe, ariwe kami k'Imana uyu munsi turimo dukeza, ari nawe ugize kamere kazi ka muntu, ariwe tubona muri by'abara kanyarwanda. Ese ikibazo cy'amatsiko nakwibaza
cyangwa ni iki watubwira ku birebana no kuragura, kuraguza no guterekera? Ubitekerezaho iki? Biriya ni umuco ari nawe abanyamadini baje bitwaje bashaka guhindura abantu bishakira inyungu, ndetse iyo tubirebye dusanga ari na shitani wabateye, kuko ari nawe wabahaye umwanya wo kuvuga ngo nibahimba amadini menshi bacemwa abantu amacakubiri, bwa bumwe bwacu burasenyuka. None ku birebana n'uko guterekera cyangwa kuraguza ubitekerezaho iki? Ubundi Gihanga akimara kuraga Kiru, Gahima, Gahigi, Gahindiro, ngira ngo yabaraza ashingiye ku byo Imana nawe yari yaramuhayeho umwanya. Nuko icyo barazwe ni ubwiru, ari bwo buhanuzi, mu yandi magambo twavuga ubupfumu, ubwami bw'inka, ubutambyi, ari nabyo byerekaniwe muri Kristo: ubwitange, ubutabazi, ubwitonzi, ubutabera, ubushishozi n'ubushizi bw'amanga, ubutabera n'amateka y'inkuru nziza, biri mu murage w'ibyo Imana yaraze Gihanga n'abanyarwanda b'uyu munsi, ari nabyo RPF ejo bundi yafatiyeho umwanya yikorera umusaraba, irawikorera kugeza uyu munsi isoza umugambi uwo muco w'amateka ari we ngiye kuvuga mu ishaka isomo n'ishuri ya Kristo nawe yerekaniye ku musaraba, atwereka ko kuko nituvuga ngo ndi umukirisitu ariko ukaba umukirisitu ku izina utuzuye kwera imbuto no gukiranuka mu mateka ntacyo bizakumarira. None mu nshamake byumvikane ko ushyigikiye umuco wo kuragura no kuraguza? Kuko urawushyigikiye cyangwa ntabwo ushyigikiye? Kuko impamvu mushigikiye, hariya twavuze ngo ubwami, ubwiru n'ubutambyi, ni ukuvuga ngo ubwiru ni mu buryo bwa gihanga, ni ubupfumu, aribyo bita gupfumura ibintu, mu yandi magambo y'igihero tukavuga ngo guhishura ibihishwe. Ese kuri wowe ubu utekereza ko wemeranya n'ubupfumu ku buryo wumva wamubaza cyangwa yakugira inama ku kintu runaka cyakubaye? Ubupfumu, kuko ijambo ubupfumu, yenda ntanze nk'urugero nka Paul Kagame, ngira ngo ubupfumu agenda dupfumurira, urumva, ngira ngo twamanza kureba no muri ubwo ngubwo, kuko nituvuga ijambo ubupfumu ni ijambo rikomeye cyane. Wadusobanurira kuri wowe noneho, kuko ndumva hari ahantu tutari bwemeranywe ko abantu kwita abantu abapfumu, kandi hari uburyo wenda ngiye mbitekerezaho. Ntekereza ko ari ibintu birebana n'imyuka itari myiza, ndetse na kenshi bigira ingaruka ku babijyamo, noneho ukanabihuza nanone n'abayobozi uvuga uti ubitekere. Mu gihe mu mateka ya Giheburayi yenda hari ijambo rivuga ngo ari naryo rivuze ngo guhishura ibihishwe, sibyo? Ariko ijambo ryacu nk'ururimi, umuco nk'amateka, gupfumura ni ijambo rikomeye, kuko iyo turebye ubupfumu n'ubupfura biri mu cyumba kimwe. Wowe se wigeze wenda ubikoraho ibyo gupfumura? Waba ujya ubikora cyangwa? Ni ukuvuga ngo iby'ubupfumu mama yari yitwa Uzaribara, urumva iryo jambo ngo uzaribara, uzarivuga, ngira ngo iryo ni azavuga iki? Ni ijambo ni ukuvuga ijambo. Yariganiye n'abantu benshi batandukanye cyane, ku buryo na n'ubu iyo mpuye n'abantu baravuga bati komera mwene Uzaribara, kuko nyine yari umuntu wicaranaga n'abantu akababereka ibyo bagomba. Byumvikane ko mu magambo make yari umupfumu. Yari umupfumu rwose. Yabashaga kureba ibihishwe kandi akabana n'abantu benshi cyane. None kuri wowe wakuze nawe wumva ubishyigikiye iby'ubupfumu? Kuko ubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu biri mu gisekuruza cyacu, kuko ngewe ubu ndeba ndi hano, ndi umusinga w'umunyandwi, umurenge ku mutwe, kandi nkaba n'umusizi. Ni ukuvuga ngo mu gisekuruza cyacu na papa yarishwa Ndarubyariye, ariko izina bari baramuhimbye ari Inzobe Yaka,
kuko kuvuga ngo inzobe yaka ni umuntu mbese wabaga mu mutima akeye cyane kandi akagira n'uburyo akunda kuganira n'abantu benshi cyane, yahoraga afite ibitaramo buri gihe buriya, ni ukuvuga ngo ibintu kugira ngo mbese nje kubitora nahoraga ndikamangamanga nari ndori no kubyina ubu ngubu mbese ibintu nk'ibyo no gucuranga inanga, ibyo byose turabizi, no kuririmba ni uko nguko mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga izo mpano ndazikomora ku murage wa data na sogokuru na ba sogokuruza, kuko bari abasinga b'abanyandwi ba karindwi babasize. None se ko tubwira ko wowe utabaye umupfumu byagenze gute? Kandi ntekereza ko niba warumvaga ibyo mama wawe akora, ubupfumu bwacu dore ngubu bwo turi gupfumuriraho muri iyi minsi ya none, wadusobanurira wenda cyangwa ukatwereka neza ngo ari nacyo wenda mberekaho, kuko nituvuga ngo ubupfumu bugomba kujana n'umuco w'amahame y'ibiriho. Ngira ngo rero uri kubona aya mabara ari hano icyo ashatse kuvuga. Ngira ngo ubu ndi intore nkaba n'intumwa RPF. Ariko RPF ntabwo yagutumye gukoresha. Mbivuga nti ndi intumwa nkaba n'intore ya RPF, nuko njyewe ubwanjye nkimara kurota inzozi za mbere neretswe intambara ya RPF, ari nabyo byampaye umwanya mu mwaka w'ibihumbi 2000 natangiranye n'urugendo nerekwa ibigiye kuzabaho nyuma y'ibyo bintera guhaguruka. Noneho rero nza guhura n'abayobozi, umuyobozi w'akarere ari nawe watangiranye na RPF bwa mbere witwa Sharamanzi, ansabye ruswa. Kuva icyo gihe ruswa y'iki? Y'amafaranga yo kugira ngo agufashe iki? Amfashe mu bibazo byanjye nkomeze urugendo mu butumwa bwacu twari dufite. Ubizo baruwa nazo ndazifite hano. Iyo atanze gusinya umukarani warayandika, amaze kuyandika nyimuhaye ngo dusinyire, yanshiramo ibintu, amaze kunshiramo ibintu mushubije ibindi njugunyira impapuro kugeza icyo gihe. Mbese ubwo kuva icyo gihe nahise ndengana, nagera ku muyobozi ngasanga umwe ni wa wundi, navajya ngasanga ni wa wundi, kugeza na n'uyu munsi tukiriho mu karengane. Ari nabyo byerekana iyi shusho muri kubona, kuko ibyo twagomba gutangira ubutumwa kuba ngo binteguza ku mateka, ku makuru n'amateka by'abanyarwanda byarahagaze, ntago byabayeho, kuko twagombaga kuba twatangiranye na RPF mu miterere y'ubuyobozi, kwa ngo mbere yuko bashaka umurongo w'urufatiro natwe tube turi kumwe nabo, kwa ngo tubereke ikigenderewe. Aho urimo kuvuga ngo natwe tube ni mwebwe bande? Abanyarwanda bose, kuko turi hamwe turi abanyarwanda benshi. Okay, tugaruke ku gatambaro warugiye kutwereka. Ese agatambaro ari nako karanga umuco w'amateka, by'umwihariko umurage w'ubumwe bw'abanyarwanda bya gihanga. Ngira ngo hano turi kuri ya ngoro y'Imana, ikaba n'ingoro y'igihugu, igizwe n'inkongoro y'amata, ijambo ry'Imana rigize umurage w'iby'Imana yaturaze, isanduku y'isezerano, ikaba ingoro y'igihugu. Noneho hano iki ni kirangantego kigize umuco w'amateka y'abanyarwanda twasangiye twahuriyeho, ugizwe n'ibizima bine. Hari ingoma, hari inanga y'amahoro, hari intebe y'inteko gihanga ahereyeho ubutwara rimwe mu ibara ry'icyatsi, hari n'intango gahuzamiryango abanyarwanda basekuruzagaho mu gihe cyo gusangira ubumwe bwabo bari bafite muri icyo gihe, ari nabyo byabarangaga mu butwari bari bafite, bagasangira bagahura ku ngingo zose. None wari utubwiye ngo ibyizo, ese aka gatambaro ni nk'ikimenyetso, ni nk'ishusho, ni nk'ingofero? Iyi ni ingofero nyine twateguye tuzambarana n'indi kanzu twakoresheje mu mwanya wo gutambutsa ubukwe, kugira ngo ubutumwa dutambutsa bugaragara. Ariko dufite n'igitabo nanone hano cyo byanditswemo, dufite hano igitabo byanditswemo buriya, ariko nahabibe kuko iyi ngofero y'agakiza gakomeye twabishizeho hano. Noneho urabona iki ni kirangantego cyerekana ibara ry'umusaraba, wakibonye, ari we Kirisitu yashohorejeho umugambi ku bantu bose batandukanye, yerekana wa muco w'amateka, ubutambyi, ubwitange. Ese tugarutse inyuma mu bitabo bivuga ku ijambo ry'Imana, hari Korowani, hari Bibiliya, hari Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera.
muri cyo ni iki wenda ujya wifashisha cyangwa wumva? ni ukuvuga ngo icyo nifashisha niteguye no kuzatangaho ubutumwa ni Bibiliya. Bibiliya se igahuruzwa ite n'ibyo bintu numva birimo ubupfumu no kuraguza? kuko ahangaha ari naho abanyarwanda bayobye, bamwe bakishingikiriza ku madini ndetse bagafata n'ibyemezo biri buhumye ngo nibwo bazagera ku Mana. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe biri mu ijambo ry'Imana Bibiliya, ni ukuvuga ngo niba twamaze kubisoma twongere tubisekuruzeho, tubyishiremo, ndetse twongere twigeranye nabyo, turebe uko duhagazemo muri byo hakurikijwe ibyo twasomye. Ese muze muri make ufite abana, ufite urugo, urubatse, bimeze gute? Nashoje umugore mbyarana nawe abana 5. Noneho kuri kiragiye RPF igihe yari imaze kugera i Butaro, yitaba Imana arapfa, mpungana nabo bana 5. Tugeze mu nzira 2 bitaba Imana, ncura 3 b'abahungu. Ubu 2 bafite abagore ariko bari muri Bunyoro, bamanje kuja mu Mutara kuja gushaka uburyo bwo kubaho. Noneho bageze aho ngaho agiye muri Bunyoro, amaze kuhagera ubwo arazabwira mwene nyina ko bajayo, baraza bansezeraho baragenda. Ubwo njewe uko ndahangaha muri ubu buryo ndibana buriya, ariko ntabwo ndi nje nyine, ndi n'Imana yankomeje kuvuga ko ngomba kwicara ngahagarara kubwe, kuko umuntu agomba kubaho kubw'Imana atari kuvuga ngo ni kubw'abantu. Ndahagarara ndema, ariko nyine mbura no muri byo bigeragezo bitoroshe, ariko Umwami Yesu arakomeza mpagara imbere, mfata n'akaboko ati komera turi kumwe, kuko n'ibicu tugomba kwiharanira n'umuco w'amateka bigomba gusohora. Umwami Yesu ni iryo jambo wenda ntari nakomeje kumva mu byo twagiye tuganira. None hari igikoresho nabonye kirimo n'amabara atandukanye, ukuvuga ngo aya niyo masasu, niyo bendera yacu. Ibendera, urabona ko ibendera ari yayindi y'umusaraba amaraso. none iyo ngo ni agahembe k'amahoro, kakaba imbunda isohoka amasasu y'amahoro, amahame, amajambere by'umurage w'ubumwe bw'Abanyarwanda. None se ngo imbunda gute kandi mbona? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ngiye kurasa. Ngaho gerageza turebe. None ko nzi ko ubusanzwe imbunda irarasa cyangwa igakora ibitandukanye n'umuziki, none wowe ubihuza ute n'umuziki? Ayo masasu y'amasimba, amahoro, amahame, ubumwe, amajambere by'umurage w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubu ngiye kongera ndirimba iyi ndirimbo mu buryo twari tuyiteguyemo. Haleluya, umurage w'Imana ihanga u Rwanda, Imana ihanga u Rwanda, Imana ihamya umuco, umukamere gakondo, Imana isoko inkomoko, ni karande ni karemano, ni kamikimana, ni kamikaze kamuntu, ibaraka ni kanyarwanda, ihanga u Rwanda ni muhabura, ihabura impabe, ikabohora imbohe,
igahumura impumyi, ikazibura inzibe, igakangura imbaga y'Imana, umuryango n'umurage mwiza, umugambi w'ubumwe bw'Abanyarwanda, ugahangara Rwanda nziza, gihugu cy'Imana yaduhayeho, umurage mwiza, umuhigo n'umugambi n'umutego n'umwitozo w'amateka, ubutore n'ubutwari by'umurage w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Haleluya. Urakoze cyane. None ikindi kintu nagira ngo tugarukeho ni ku kintu kirebana nabonye ubana n'ubumuga bw'ingingo. Ese niki wabitubwiraho? Byaje ukuze, byaje nibyo wavukanye, byagenze gute? Ntago nabivukanye, ibi byanjeho mbyaye gatanu. Ko hari data wacu nyine warebaga ibyo nakoraga, kuko nyine muri ubwo bushakashatsi mu by'ubuhinzi hari ibintu twari turimo na n'ubu ariko birahari, urufatiro rwabyo ruhari, nje ndavumbura. Hari imbuto z'umushingiriro mbese dufite ku buryo zifite uburemere, mbese nazo nitumara kubona umwanya bakaduha umwanya tukazihinga, zizatsinda ku ruhame mpuzamahanga rwo hanze. Noneho icyo gihe maze kumwereka ubunyobwa saruye, maze kubumwereka, kandi bumwereka namutumiye no kumuha inzoga ndi no kumutereka muteretse, none hangirira ishari. Noneho n'umuntu wari warakoranye n'amahembe, none hakaza antega ibintu mu nzira, akabintega mu nzira, uko mpanyuze nkabitambuka, urukumva ejo bundi nkumva byanshituye, ejo bundi nkumva byanshituye. Ngira ngo urabona yuko ibi byose ni uburyo bancaga indasago, bari kundasaga, bari kubikuramo nyine ibintu nk'ibyo, nta magufa y'ibintu. Nuko rero biza kumbaho gutya. None hari n'undi mama wacu nawe wari umugore w'umupfakazi, yari yarashudikanye n'uwo mugore, nawe yararaga arabyina ijoro ryose, uwo gwakantega ibyo mu nzira ku manywa, undi nawe akarara arabyina. Ngeze igihe kimwe mpamagara umuryango n'abagore n'abagabo, ndababwira nti ariko bavandimwe, ndikugeza ibicoma hamagariye, hari umuntu rwose uri kundanije ijoro, yari kumbuza gusinzira, akambuza amahera, akambuza amahoro n'amahwemo. Nicyo mbakuriye ni kugira ngo ejo bundi nimubona amaraso yamenetse ahangaha mutazagira ikindi muvuga, ni kuko n'uwo muntu tarankomereye cyane. Byumvikane ko byavuye ku ngaruka z'amahembe n'ibyo byo batubwira, n'ibyo birozi bagendaga baterera hejuru. None se ko numvise iyo myuka usa nk'uyishyigikiye nawe, urumva bitagira ingaruka ku bantu muri rusange? Imyuka ye nshigikiye, ndatekereza iyo y'abakurambere cyangwa y'amahembe n'ibindi. None se uriya muhango w'amahembe ntabwo ufitanye isano n'abakurambere, kuko biriya bintu by'amahembe ni nk'ibintu by'abamaji, kuko abakurambere bafite ibyo barazwe bagenderagaho. Kuko niba intango ari gahuza miryango, abantu bakegerana bagasangira bagasabana, na Yesu kana nta kindi yateretsemo intanga, avuga ati 2 3 nibaterana hamwe mu ijwi izina ryanjye nzaba ndi kumwe nabo. Ngira ngo agihindura amazi divayi ikana, nta kindi yerekanaga ko ari uko abantu bagomba gushamwe bagasangira. Twakubwira ngo ntukwihangana nyine, ariko mu bitugerageza tugomba kwihangana, ariko ngo hahirwa uwihangana mu kugerageza agatsinda akanesha, ngo namara kwemerwa ibyo byose bizahanagurwaho, kuko tubibaza nyine buri. None mu gusoza ikiganiro twagiranye kitari na kigufi cyane, nagira ngo uwashaka kukuganiriza, ari uwashaka ko muganira ku by'amateka nk'ayo wadusangije, ari uwashaka kugira n'ibindi byose muvugana, nimero yakubonaho ukatwibutsa n'amazina. Okay, nimero yanjye buriya ndayiguha, ni izina ryanjye ni Nizeyumukiza uw'amateka mahame, umwanditsi Yohane. Niryo zina ryanjye rwose, kuko ibitabo turandika, na nimero yacu ni 07 778.
urakoze cyane kandi wakoze guha Katikati Media umwanya mukaganira. Yego, okay, namwe murakoze kuba mutuganirije kubu buryo kuko icyo natwe kumva dukumbuye kiba cyaduhagurukije ntabwo ubutumwa ari ubw'umuntu umwe ahubwo ubutumwa n'ubw'amateka bijyamahoro n'amahame by'umurage w'ubumwe bw'abanyarwanda bose. Kandi murakoze cyane namwe.